ihangane rega n'ubundi ndi kumushakira akazi n'iminsi mike akagenda. Bambaye miliyoni 25 bahita bancisha ahantu kuri sako kwiyorosa byambabaza. Reka ndijyana ku bibero. Ntuharyamire. Shyira umutwe aho kujya kuryama mu macurizi. Oya, ni byiza. Se uri kuribwa? Radina! Oui. Radi! Oui. None se akazi aragakora ate bamuha? Mva nabi mubwire ko mukiyemo. Ubu se bamuboneye akazi biragenda bite? Ari dusuma umutukira ko. Dusuma n'umwegere. Doro, umusute, wa mugore, mabuja kwenyera ariko kumbaza. Ariko mbwira ngo wagenda mbwa wagiye kwibagisha, bamwe kwibagisha iki? Nambwa amasununu n'indegenya n'ibifu. Urumva umeze ute? Amaraso ari kugushiramo. Ndumva ndi kubabara. Wese bakubwiye ngo ujye urya iki? Nta bintu bakubwiye byo kujya urya. Umva rero nkubwire. Umura sibyo? Sugira ikibazo kanze ngukorere potage suyizi. Ndongeramo na betrave kugira ngo ukomeze amaraso ari gutakara agaruke sibyo? Ubundi umva tuzava aho wakize duhita tujya gushaka inzu yacu. Tubabakire. Doro. Aho kugira ngo upfe nanjye mbihomberemo nazi nahana agatabo kari kandangire ngende nkazane nkabike noneho nupfa ubwo nanjye nzasigara mbaho neza nawe gushyingure neza urabona ninjye muryango njyenyine ufite ndangire nahana agatabo kari nyine mbe mbaza n'isanduku kuko igura wenda upfuye udapfuye twazasha ko tuyigurisha uko ndende kubabara nyine uri kuba barambwira ngiye kuguha jeri ko ndibwiraho agatabo kari ngarebye gupfa utavuze wambwiye kubabara kurudi wareze uko nguhe iki mwaje ya betrave nguhe iki ngambwiraho agatabo kari ugihumeka kari he hahandi hehe nyine imbere kwande hariho ikihe kimenyetso hano gatabye akantu gatabye agatabo hariho ikimihe kimenyetso hariho ibuye risa gute rirasongoye cyangwa riraringaniye hose kurudi wanditse uko ndi kubabara ukoreka ngambwira agace konyine bitagenda shambwira dore nawe udapfa nta kintu nsigaranye Nuse naba nararuhiye kimwe teta namuvana ku bipangu bose mugenda muzanye ji umura twimbira kurudi kweza ko Ngiye kukugura inyama ngutekere umufa urumva uretse gupfa urapfa utambwiye aho zira miliyoni 25 zifite ibibazo ndagusanga ikuzimu wapfuye ari wowe oya ibyo bintu byo kujya mu madobandi na hehe ntabwo bikeneye ariko nakubwiye ngo nshaka inzu iri ku muhanda nziza niyo yaba 17 irimo amakaro irimo amarange plafo nziza ibyumba 4 cyangwa 3 ku buryo mbonye umushyitsi yabona harara Claudine oya nta kibazo Claudine nakubwiye telefone oya ndogo yasi Claudine aguri kunyumva sinakubwiye ko ngewe nagikundana bamenye
Claudine ntabwo rero turi kuvugana kupa iyo telefone tuvugana. sawa ndakuvugisha ni dorori ubira waniyumvira. Claudine umaze guhaga, umaze kurengwa, umaze gukora iki mu buzima bwawe? Ariko guhaga no kurengwa umbwira narakubaje ngo naje ahangaha ntari gihe cyangwa nawe cyangwa kuhaga no kurengwa umbwira aha ni iwanyu ni mu nzu yawe ni kwanda wamucumbitse. None wowe ni iwanyu? Genda umukozi nkorera amafaranga wowe uri igiki hano? Ako uribagishe ko ari njye wakwinjije muri uru rugo. Waramaze warakoze ko hanyinjiza ntuzahanyinjiza ukundi. Ahubwo nyitwaraho neza kuko naho nanjye ejo nagucumbikiye. Ntabwo ari imitsi yanjye wirirwa umagaze hejuru. Wowe hahira uri no rugo. Mujye mub'ihaha ubiteke ugaruke ubirye noneho nawe numara guhaga waraturutse umugongo nk'uko munyishe nabi. Jewe ndi umukire wumvishe no gushaka inzu wumvishe nari miliyoni 25 zifunze. Wabarozi wanyu mwese ntabwo rwose yakaraba. Mwebwe ntabwo muri birogere bamwene nyoko yataye urugo rwamo abasazi ndaya n'abajura. Nanjye nararwigeze we nararwigeze ariko ntabwo umugore w'abana babiri wowe urarufite kagabo we. Nimba nanjye ndi kwa mwene mama. Ya kwambara ibibuno umvimbe. Kwari mwene mama. Kubaha amaboko yanjye wenda sina mwene nyoko uri nk'umucumbi. Ariko ya kwambara ikibuno. Ninjye wakosheje kukwinjiza muri uru rugo ariko ninjye nawe. Nanjye nabona guri muzima. Nakubwiye ngo ninjye nawe. Urantwara iki? Uraza kure. Manuka ndakora. Manuka ngaho. Naho manutse. Nundi kumbaza ikigiye mama mwarahereye mumenyera abantu. Ntewe none Babi, ndi kunywa akayahurute ariko mumazima. Igisebe kirakubabaje. Kuri koroherwa se. Cyacyaye wakinyweye? Cyananiye ariko kubera kwitsamura byo birakenyeje. Ayo mwana we mama we napfuye. Bana ntabwo wapfa tutararya amafaranga. Mbambwire kandi ntibagiye kugutera story. Kagabo yakagaburirwa ibisiga. Azi. Kagabo nawe uzi? Ndamuzi. Nizeye kumbaza Kagabo. Karaza. Nibere kuri fane. Ndikubwira umukomisiyoneri nza agomba kudushakira ifite amahumbezi iri ahantu ku muhanda y'ibyumba 4 ifite irangi ryiza. Kagabo azi. Kandi kupiye telefone. Kupa. Nako arabwije kurushaho. Nandi ndamubwira numva numenyere njye mfite miliyoni 25 ntabwo nabuze Ikinyarwanda. Nindi kubwira komisiyoneri nshakira inzu maze busigare mu burushyi bwanyu bw'ururugo. Ese kurudi amafaranga bakuye. Nguki? Bakuye. Yandi se baguhaye kagatabo watabye wombwe. Ko numva kubivuga gutya bagira ngo urazifite cash. Sundi wese mbona uri gukira ejo wazagiye ukambikuriza nzaguherekeza. Uyabikure ugiye kurikuza gupfu. Njyewe metene gukomeza nshaka inzu nzayabika humura. So nkizeye. Kwizeye. Uyame. Nta kibazo niba kwa muganga. Vugisha ukuri. Tuzahita uya. Kwa muganga uzajyayo nyuma. Reka njyamo umutwe kumwe. Wumva se wemere koko tuzajyayo. Turavugana mu gitondo. Ariko emera iyo ngingo nyine irangire neza. Kuradiza ko ushobora gutuma nibagirwa naho nashyize kubera urusaku rwawe. Kanjyane ntunsurire dore ko ibwara yo ku ruhande usurago. Ndapfuye mana yanjye. Ubu Claudine yamenya ko ibi bintu byose ari ukumubeshya. Ageze aho atangira gusuzugura no kwibona. Ndabigenza ne noneho ko nigize mama w'imipango. Ndapfuye pe. Nese tuvamo. Ako saa Inez nanze kugerera uragenda usanga. Ngiye kugenda nuko numvaga nshaka kubanza gufata akayaga. Kanze nawe ndaburundi rukweto ngo werekeze ntabwo ugiye kugenda wijyana utagwa no mu nzira. Ntabwo nyumvira. Ubuse navuye mu nzu ari wowe unzanye. Uzi ahubwo reka manze gukora akaji.
akamwe njya nkorera bari abana birakongerera amaraso. umuntu bakuyemo impyiko iyo bari bujye kumupfuka ntabwo bagira ntabwo nk'ikintu kuko ukinyweye gishobora guhita gitunguka noneho ari n'ikintu cyoroshye mbese biba byarageze no mu nda nyine kubera nyifiteho igipfuko byahita bisohoka bikaza none ko waraye biriya sera ese buriya nariye kuko utinya imana kandi ubwo ko nariye naniye wabikinishije wahumurizaga abasirikare bo mu mubiri. ntabwo sinabiriye nihengetse kandi Claudine nkubwiza ukuri ningura inzu nubwo inzu bizagenda umva ikindi kintu ntashaka ntabwo nshaka akavuye muri business iyi ngiyi ni business ndimo ngewe nubwo mva ngiye kwipfukisha ni business batwaye impyiko bama amafaranga ndajya kujyana abandi bantu mu nzu y'abandi nako mu bitaro by'abandi sigara inyuma none ngewe ugenda upfe nkubura ntabonye izo miliyoni bakwirukane ntaranakira ubuse nzajya kurwarira nta muntu uri bunyirukane ndihisha se ubona ndusha ubwenge Claudine ngaho ugenda wijyane ikintu ujya kumfasha ni uguhaguruka hano naho kugenda bwo ndagerayo ninjye ntubasha no guhaguruka ntabwo ari uko ntabishoboye wowe uramfasha kugira nagire ibyo nangiza tutajyana koko ntabwo ubwo utangiye kunyihakana nyine utangiye gukira uragira ngo uzayarye wenyine Claudine nakwibagirwaho none se rero tujyana ubu sinagiye kubabara kubera wowe akuze ko babimure nta n'ikintu kubera nde kubera wowe njye se warambyaye nabyaye nde babandi washyize muri toilette nese ko baba muri toilette urumva baba kwise basabye uvuga ibintu byerekeranye muri iyo toilette uhora uvuga bagiyemo mwajyananye muraga nagiye wambwiye ugiye gukuramo inda bakurwemo nyababyeyi wamahereje nyababyeyi bayinywemo ntabwo bagiye bankuyemo impyiko numva wowe nta n'ikinyarwanda nitaye kuri 25 zawe nitaye yuko iki ndagusekura ubwo bezwe nkora batureka amahane vaho nihagurutse babureka sibi nanze wicare uruhuke shafa aho nasanga n'umuganga wanjye se mwavuganye ubona vaho ngangwe no shu ngwino hani shangwe ino utazarya uzira tugamba ariko twumvana nde utwo tugamba twumvana nde nuze kwine na redi gira gahoro none ngiye ko ntari umugabo ubu bimbwira ngo bigende sinfite icyo ngushaka umara ntacyo ubonye haguruka yenca umugongo ntabwo ureba ukungana umugongo se hari uwugira mama umva fataho uzamukire ku gikuta cy'inzu washinga ushaka agira amavuga ko ndibwihagurutse maze azapfana umushiha yego mushiha we ubundi mu nda bihurahe n'amaguru n'amaboko ndakwiyama kiya misazi cyakora Claudine nakubeye ikintu kimwe sibyo ufite n'akantu k'ubugoryi no kudatekereza ugomba guhindura guma mu kazi kawe tugenda ukingurira nanone urugero ndushyira kubera ko Lidi ese wowe igihe naguhamagare wari uri he kubwira Claudine ibyo asigara atunganya umva ngiye mwibwire rero ubu ngiye kwirangurira igisenyi mari yaciranye nanjye shana y'ingiye kamonyi kure ya mama kwiki ushatse kumbwira ko runo rugo ugiye kurusigira uriya musazi ngo ni Claudine oya nyine ndagenda mite ndarangarutse naringize ngo ubwo si ubwo ntabwo wangeza Nyabugogo wiruku ndakumva shameze neza wabonye umukiriya Imana ishimwe we umva ngize n'amahirwe nari ngiye kurangura umva mbonye udufaranga umva nimba ari tayari ahubwo ngewe nubwo naringiye ndoreza wa musaza wanjye bakorana amasezerano nta kibazo ego mani ndasakiwe ahubwo ntabwo wabyumva aya komisiyo se wowe wayafashe urabizi njye nawe ntabwo twapfa amafaranga ntabwo ari ibintu twapfa nta kibazo rero twari twumvikanye niyo ndi buguhe ufate na 5 ugura agafanta nta kibazo ubwo nyine uriya musaza wanjye araza mukora amasezerano njye amafaranga yankire kuri telefone oya nta kibazo mba mwizeye sawa kandi merci umva utumye ngenda nishimye pe sinkubeye sawa umva wari kumbwira ngo gisore yanze yanyibonye umukiriya kuko se ndumva ari sawa umva ndiza amahirwe ngiye kuyongera nyanza n'akamari
mbese urangiza Nyabugogo. nabuzwa n'iki tugenda ahubwo. oya ntabwo ari ukuvuga ko ntinze ibitekerezo byawe ariko nanjye wanyuma erega bitinda bitebuke baragusuzugura bajya bavuga waje ntacyo uzanye wari umukozi wo mu rugo ariko tubikoze kuri nanjye hari agaciro nazanaho oya ndi mu rugo amahoro se ndi mu rugo ni umuntu yahereye kare simbizi kuko umuntu wa hano ufite imodoka ntawe uhari yavuze amahoro ko atari wese we nani nabo duturanye abo namye mbyumva nanjye sinzi ikintu ashaka kandi ndi mu mirimo myinshi itanyemerera kujya kureba abo bateshamutwe n'abasizi bose oya sheri ngwino nta muntu uhari ni ukuri ibiki se bikubangamiye oya si byakagutesheje umunarane rwose ibyo ngibyo neza ngiye ko ndi kubyumva binanyegere sawa ngaho uretse ndeba uwo muntu ndumva arandembeje sawa ariko ntibikuze kuva kundeba ndi njyenyine hari na ka kawayini ukunda ka wa mukobwa bite ahubwo wowe bite ni byiza ariko si na byiza cyane iyo ubyuka izi saa 3 ukaza uvuze amahoni hano aha ni iwawe aha ni kwa bene wanyu aha ni kwande ku buryo uza untesha imirimo usakuza abana ukangura abana mvugira hasi uranegeka uzi undi wese ni ubwa mbere na nyuma nkubwiye ngo ujye uzufuza amahoni gahoro hano si iwawe si kwa bene wanyu uru rugo ni urwanjye uranyumva amezi none igihe wavugirije amahoni naragenze ndabona uziko numiwe wabonye iki se wari wabonye uri muntu ki se wo mu rugo rwanjye aha ni usakuza hano mu rugo rwande umuntu uri kubwira uko biboneye buri urugo murarukunda koko mu rugo rwanjye urugo n'urwawe kuva ryari ko nyirarwo yapfuye tuvuye ku kiririro ejo bundi nyir'urugo yarapfuye ninjye barusigiye wari umugabo cyo kuri umugabo ngo niwe usigaye wari umugabo hanyuma abana babiri n'undi umwe yagiye ku ishuri muri munange nasize bose bakubwiye ko yego wataye amakuru rero kugira ngo uze ushaka ukuntu watwara umugabo wa hano namaze kumutsindira ni njyewe mfata abana be neza nkora amasuku ibintu byose yamisemo muko ntago mfite kubura ntago ndi mukobwa nitwa Claudine cyangwa koko mbese witwa ko nabonye kumbwira ngo mukobwa ntacyo kampamagare muri munange aze wagambanye na ya ndaya yindi ba hano mumuze mutwara urugo hano hari ndayi haba nta mwanya mfite njyewe wimbwira ibintu byinshi hano hari amakuru menshi yamaze uje gutara amakuru se ndindira uhamagare cyangwa nigire mu mirimo nusoza urongera uvuze amahoni biragenda bite uri wese uri igikira uri igiki umushizi w'isoni kabisa umva urimo uranyereza kandi ntabwo ndanywa igikoma sindarya umushyushyo sinzi ikintu ushaka urancecekesha nkandi urangaburira nitwa koko ntacyo kampamagare oya reka ndindire ubwo namumara kuvugana wamumagara ariko banywa igikoma bite meze neza wambwiriye si umukobwa uba hano akamfungurira igipangu naheze hanze yakoresheje hanze gacucu kamereze nkabwire mahane nabonye mfite se hari remera no kwitaba telefone igahe karabyemera ngwino uvugane n'umukobwa niba nabyo bishoboka nk'umwana yego mukobwa Claudine wari kunyita ngo mukobwa ntabwo nari nzi ko ari wowe nari nzi ko ari uwundi muntu ako kuruti barasabye uko ari nyoko bushuri guheza aho hanze wazitereje ntabwo nambije sebwo wowe kanze mu kingurire ni karibu muze n'abana bameze neza sawa
hariya mbwiye ko witwa nde? Usibye impano y'umunwa nabonye ufite, akandi kazi ushoboye na hano n'akandi. Ridi ese wowe igihe naguhamagare wari uri he? Ejo twasoreje kuri sene ya 16. Dorore na Claudine amubwira ambwira nyine ukuntu yasuzuguye Lidi. Ubwo izikurikiraho none ku rugo narutsinde mugume gutyo ushyire kuri speaker. Ngamukomeze mu. Reka mpamagare murabona. This Derek again.